Yesu ashimwe bakunzi ba Good TV Rwanda, aho muherereye hose mukomeze kugubwa neza cyane. Kuri mwe mwese abadukurikirana bari mu Rwanda mu ntara zose, hari abari mu ntara y'amajyepfo, mu ntara y'amajyaruguru, hari abari mu ntara y'Iburasirazuba, hari abari mu Burengerazuba mu mujyi wa Kigali, mwese mukomeze kugubwa neza cyane. Tutibagiwe abadukurikirana bari mu bihugu by'abaturanyi, twavuga i Burundi, Kongo, Uganda, Tanzania, ndetse n'abadukurikirana bari muri Kenya, mwese mukomeze kugubwa neza cyane, kandi amahoro y'Imana akomeze kubana namwe mwese. Hari abadukurikirana bari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, inshuti zacu zo muri Amerika, shalom shalom, mwese mukomeze kugubwa neza cyane. Mu Burusiya muradukunda cyane kandi natwe turabakunda, mukomeze kugubwa neza cyane. Abari Kazakhstan, aho mwese mukomeze kugubwa neza cyane. Inshuti zacu ziri Canada, mwese mukomeze kugubwa neza cyane. Iyi ni entertainment rero nk'ibisanzwe kuri Good TV Rwanda, aho tugiye kureba muri gospel bihagaze bite, turebe amakuru ari kugenda acaracara hirya no hino kuri za murandasi, ariko cyane cyane ari kugenda avuga ku bakozi b'Imana bagiye batandukanye muri iyi minsi ya none, imyitwarire yabo ese imeze ite muri iyi minsi ya none, ese aho bari kwihesha agaciro koko nk'abakozi b'Imana bagabura ibyayo. Ntimucikwe rero bakunzi ba entertainment zacu, munyemere tubanze twiragize Imana. Kuri wowe ufite igitekerezo nawe wajya muri comments ukatwandikira ukatubwira uko wabyumvise ndetse n'uko wabibonye n'uko uri kubibona. Ese abakozi b'Imana muri iyi minsi ubona bari kwitwara bate aho ngaho uherereye? Reka dusenge Imana rero, twiragize Imana. Mana, turagushimiye kandi turakubashye, tugushimiye kuri umukozi w'umuhanga. Twemerera udushyigikire muri uyu mwanya tujyemo kuganira. Nyagasani, utwagurira ubwenge kugira ngo Nyagasani turusheho kugukorera, kandi utwambike imbaraga, utwoherereze Imana n'Umwana n'Umwuka Wera kugira ngo byurukire kubana natwe muri aka kanya. Ku bwa Yesu Kristo umwami wacu, tuvuge ibyubaka abantu, tuvuge ibyubaka abakozi b'Imana aho gusenyana. Nyagasani, muri iyi minsi ya none abantu benshi bari gukora ibiganiro basenyana, ariko twebwe uduhe umwuka w'ubwenge kugira ngo ibyo tugiye kuvuga bibe ibyakubaka abantu bose muri rusange. Ku bwa Yesu Kristo umwami wacu, amen. Bakunzi rero ba Good TV Rwanda, hano muri mikoro za Good TV Rwanda dufite umutumirwa, ni umutumirwa mwiza cyane urimo umwuka w'Imana, ajya agira uko abona ibintu cyane cyane mu murimo w'Imana, agatanga ibitekerezo byinshi. Buriya nubwo ba Tobiya ndetse na ba Sani Barati bari kugenda basenya umurimo w'Imana, ariko na ba Nehemiya baracyahari. Kuri mikoro mundi Yohana Niyonzima ndetse na mugenzi wanjye tugiye kuganira muri iki kiganiro nk'umutumirwa w'Imena, ngira ngo nawe yakwibwira abakurikiye Good TV Rwanda. Yes, ashimwe bakunzi ba Good TV Rwanda, muri kumwe na Daniel. Uyu munsi rero tukaba tugiye kuganira ku biganiro bya entertainment. Ni ibiganiro rero bigiye bitandukanye birimo kuza kuvugwaho ku bakozi b'Imana. Ese abakozi b'Imana niko byakagenze gukora ibyo bishakiye? Ese bakagombye kugendera mu nzira nziza? Ese bimeze bite? Uyu munsi rero turi kumwe na Yohana. Yohana, bimeze bite? Amakuru ni meza cyane rwose muri gospel. Muri iyi minsi ya none gospel iraryoshye cyane, abakunzi ba gospel bari kugenda biyongera cyane. Yego. Kuko muri gospel ibintu biri kugenda bifata indi ntera cyane, aho tubona nk'abagospeli bagiye bazwi mu Rwanda, twavuga nka Israel Mbonyi. Uriya Israel Mbonyi nawe akomeje kugenda rwose anyeganyiza inkuta z'inzu z'imyidagaduro hano mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no muri East Africa. Ngira ngo Daniel urabizi cyane. Icyo navuga kuri Israel Mbonyi, buriya Imana yamuhaye umugisha. Ni ukuri pe, iyo umuntu akoze indirimbo imwe ikagwa miliyoni hafi 50. By the way, iyi ndirimbo rwose ni Nasiri yarayinyeganyije inkuta nyinshi. Noneho Kenya yo noneho rero iramusingiza birenze. Amakuru ahari rero nuko buriya ngo perezida madamu wa nyakubahwa perezida wa Tanzania ndetse na Kenya bakunze indirimbo ni Nasiri y'uyu musore witwa Israel Mbonyi. Yego, ni umusore ukiri muto cyane rwose, umusore uririmba imvamitima z'abantu benshi bakunda gospel, ukabona zirimo ziragenda zizamuka uzibona. Erega kiriya giswahili cyiwe ni icyuzuye neza, ni icya East Africa. Ariko n'umunyamurenge koko. Icya East Africa, uri umunyamurenge ukunzwe sha. Amakuru ngo nuko yavukiye umurenge hariya muri kariya gace ko muri Kongo. Okay. Ni byiza cyane, ni ukuri rwose. nakomeza azamuke mu ntera bitewe n'uko Imana yamugiriye icyizere kandi byose azabikora, nta kintu yakora ngo cyange.
murumva rero abakunzi ba Good TV Rwanda muri gospel rwose gospel ihagaze neza muri iyi minsi ya none, aho umuhanzi uzwi ku mazina nka Ngabo Medali cyane cyane uzwi ku mazina nka Meddy aherutse gushyira hanze indirimbo. Uyu Meddy mubyibuke baramusetse cyane ubwo yavaga muri secular music akinjira muri gospel music, bavuga ngo nta kintu azashobora rwose, ngo muri gospel ngo nta bakunzi ngazabona, ngo muri secular ngo yari afite abantu benshi cyane, ariko yashyize hanze indirimbo ayita niyo ndirimbo. Ubu tuvugana indirimbo yitwa niyo ndirimbo ya Meddy yafatanyije na Adrien Misigaro imaze gukabakaba views miliyoni zirenga 5 rwose, bigaragaza yuko yahise agaragaza umusaruro mwiza cyane, kandi n'indirimbo nayo iri kugenda yandika amateka hirya no hino ku isi. Nyine mbere akisohora yaje kugwa 800,000 ihagararamo gakeya, ariko by the way abantu bazanye umunwa cyane bavuga bati ubundi ntago byari ibintu bye, ngo ubundi biki. Umva indirimbo yaragiye irazamuka, yaratumbagiye, buriya nta kintu utasengera ngo kinanirwe kugenda. Iyo ibintu byose biri mu Imana, abakunzi ba Good TV Rwanda, ibyo muzajya mukora byose mujye mwiragiza Imana, mubiyereke mwirebere. Uko byagenda kose ariko hano hanze hari inkuru nyinshi cyane. Hano dufite inkuru y'umuntu bita Mama Pasteur Madamu Asia. Uyu rero hari umusore ngo uherutse kurota rwose ngo yamwambitse impeta. Ni umuprofete, ni Prophet Noel. Prophet Noel. Uyu musore koko nabase navuga ngo agira ute rwose. Bakunze ba Good TV Rwanda, muri ngibi rwose mva muri gospel harimo amateka menshi. Muri za mvugo z'abanyarwanda bisanzwe baravuga ngo aratwika, ngari gutwika cyane, ariko ntago ariko muri gospel bimeze. Reka twebwe twemera ko Imana ishobora byose, ishobora byose. Muri Imana igiye gukora akantu keza, mbese ni mu bushobozi bwayo. Imana irashobora, ni mu bushobozi bwayo rwose. Nkuko waruvuze kuri uyu musore rero Prophet Noel. Prophet Noel rwose abantu benshi bibajije byinshi cyane, dore ko ni umuprofete akaba n'umuhanzi ku giti cye, ajya anyuzamo akanaririmba indirimbo zitandukanye, dore ko nyuma y'ibyamuvuzweho hagati ye na Madamu Asia yahise ashyira hanze indi ndirimbo nawe ya gospel, bigaragara ko ni umugospel nawe mwiza cyane. Ariko nanone uyu muhanuzi akaba yita profete, akaba yitwa Prophet Noel. Umuntu yakwibaza ngo mbese umuhanuzi ninde? Umuhanuzi ubundi twe tuzi ko umuhanuzi nyine nuhanura mu cyimbo cy'undi, Imana ikamubwira nti mwana wanjye umbwirire ibi ngibi runaka. Ariko ikosa ryabayeho tutatinya kuvuga hano kuri Gikundiro, ndetse na Good TV Rwanda. Daniel channel yitwa Gikundiro TV show, ngira ngo muyinyarukire munayisure muyihe subscribe. Yaje hano muri Good TV Rwanda. Uyu rero Prophet Noel yakoze akantu gasa n'ikosa cyane. Buriya Imana yaramweretse ngo yabonye ngo afite impeta ngaragenda ngayambika ngo Madamu Asia. Ikosa rero Prophet Noel yakoze, yagiye kubivuga kuri kamera. Nuvuga ngo niba Imana ikubwiye ngo yakweretse umuntu yenda ngo uzamugire umugore, urabimubwira, uzamurongora, ni ngombwa ko ujya kubivuga kuri mikoro isi yose ikabireba. Urumva ahangaha ntago ari neza. Mutanga ibitekerezo bakunzi ba Good TV Rwanda, mutubwire. Nuvuga ngo Prophet Noel ngagiza atya Imana imweretse ngo umukunzi azarongora Madamu Asia ngo afite impeta ngaragenda ngayambika, byose arabidodora kuri kamera. Ese nk'umuhanuzi yari yakagombye kwitwara atya? Ese ubwo buhanuzi ni ubwanyabwo cyangwa ni pirate? Gusa ngewe uko mbyumva, uko byakagenze, ubundi uyu Noel yakagombye kugenda akavuga ati n'ubundi ni umusore mwiza nawe, na Asia nawe ni umufiyemere mwiza. Numva ahangaha urumva ko kugenda akavuga ati nzanye ubutumwa gushya, biremewe rwose, nta kibazo. Gusa hari n'akandi kantu mu minsi yashize katambutse, bavuga yuko uyu Asia, uyu Mama Pasteur ngo impeta yazikuyemo, gusa nyine ngo ntaratekereza kuba mbese yazagira igihe cyo kuba yarongorwa n'undi. Ariko gusa nanone ikindi akavuga ati Imana niyo izabikora, di. Gusa uyu muntu ariko arabikwiye cyane, nubwo rwose wenda umufasha we byabaye ngombwa ko Imana ibona ko akazi yakoraga ari ngombwa ko wenda imucyura, ariko uyu mugore nawe yaragerageje. Ni ukuri uyu mugore cyangwa se uyu mudamu ni umudamu uri mu mwuka w'Imana cyane, kuko bigaragaza ko agenda yera imbuto nziza kandi rwose zikwiriye abantu bihariye.
uyu mugore ahubwo uyu muprofete Noel tumugarukeho. uyu Prophet Noel ntago aberanye n'uyu mugore. Uyu muprofete Noel kuko tuvuga ko ari mu mwuka w'Imana. Ese uwo mwuka utari mu ubwenge uwo ni mwuka nyabaki? Uyu ni umutekamitwe. Ntago waba uri umuhanuzi ngo ujye guhanura kuri kamera cyangwa ujye kuvuga ngo naroti ngo ujye kuri kamera ngo narose gutya na gutya. Wakagenza ukamwegera ukabimubwira utagiye kumutaranga kuri za kamera ngo nakweretswe gutya, ahubwo noneho abantu tukazabona kuko ubwo bukwe bwabayeho bamwambitse ukanabivuga nyuma noneho basi ukavuga uti ibi bintu narabirose byari bimeze gutya ndi mu nzozi byari bimeze gutya noneho barayibonye ibintu byaciye ari ibikorwa byaho ngaho byagaragaye. Reka turebe iki ijambo ry'Imana rivuga kuri uyu muhanuzi. Ese koko birakwiye ko uyu Prophet Noel yari kugenda kuri mikoro zose isi yose iri kureba akavuga ngo yaretswe gutya ngabona ngo uyu mudamu ngo mwambike impeta? Byari bikwiye bakunzi ba Good TV Rwanda, mutwandikiye muri comments mutubwire uko mwe mubibona, muri kubibona gute. Reka dusome ijambo ry'Imana Paulo yandikiye abakorosayi ba kabiri ibice bya 6 umurongo wa 4 twumve icyo Imana ibivugaho. Ijambo ry'Imana riravuga kuki ku bintu nk'ibi abakozi b'Imana nk'aba ngaba. Ni ijambo Paulo yanditse ari mwuka w'Imana Daniel uryumve. Yaravuze ngo ahubwo ngo ku kintu cyose twiha agaciro nk'abakozi b'Imana bagabura ibyayo, twihangana cyane mu makuba no mu mibabaro ndetse no mu byago. Uyu madamu Asiya yarihanganye rwose, yarihanganye mu byago. Akwiye bravo, akwiye amashyi cyane. Kabisa umusore nk'uyu ajya kuri kamera akavuga ngo yamweretswe, nyamara ukumva madamu Asiya ntabwo byamukomerekeje cyane ngo nawe ajye kuri mikoro amuvuge nabi, ukabona ko yabyihanganiyemo, yihanganiyemo rwose arihangana. Ariko ijambo ry'Imana riratubwiye Paulo uburyo yabivuze neza cyane akoreshejwe n'umwuka w'Imana ngo abakozi b'Imana bakwiye kwiha agaciro nyine nk'abakozi b'Imana bagabura ibyayo. Ese aha ngaha uyu Prophet Noel yihaye agaciro? Ngewe hano mu magambo make cyane uko nabivuga, uyu Prophet Noel ntabwo yakagombye kujya kuri kamera ziburebwe n'isi yose, kuko icya mbere cyo ntabizi neza niba uyu mugore yanamukunda. Nubwo ari umufiyemeri ariko urabona ko ameze neza, urabona ko afite uburenganzira bwo guhitamo uwo ashaka cyane rwose. Ashobora no kutagukunda cyane, ashobora no kukubwira uti noneho nkeneye umugabo w'umusaza uzansindagiza akangeza iyo nshaka. Ati nta n'umusore nkeneye, umusore w'inkunda rujino. Ati reka cyangwa azavuga ati ntacyo, noneho nkeneye umusore umeze gutya, umeze gutya uzashimisha abana banjye kandi nanjye akanshimisha. Uyu rwose ni umumama ubona. Ubwo rero urumva ko uyu Prophet Noel reka twereke umutuka cyangwa se ngo tugire dute, ibyo wenda ntawamenya umwanzuro wasi uko umeze, ariko uko byagenda kose Shasi yatakugiriye ku musozi ngamanza gusengere ntago azabanza musengere, ntago byakunda. Buriya Imana izamushumbusha kandi izamushumbusha umugabo mwiza nk'uko Pastor Theogene rwose yari umugabo mwiza cyane. Ariko umwuka w'Imana yavuze Imana hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze. Yari umupasiteri ubona ko yakoreye Imana. Niba ari umuntu warakundanye na pasiteri uyu wagiye Pastor Theogene, uyu mugore cyane rwose wakurikiranye ubuzima bwawe, baba muri ghetto banabasohora muri ghetto. By the way babanye mu mateka akomeye cyane atoroshye, amateka kaze bose basangira kabishyi n'agahiye. Noneho ikishimishije bageze no kugahiye bagasangiye neza rwose, basangiye akabishyi n'agahiye. Ubuzima bwari bugoye cyane. Pastor Theogene asenga Imana, akorera Imana hirya no hino, imuteza intambwe igaragara, baragumya bibanira neza. Ariko hari ikintu nabonye, buriya abantu bangana barajyana, ariko abantu bakundana ntabwo bajyana. Ese Imana yanjye buriya ibi bintu ni gute Imana yabihisemo? Buriya Imana hari icyo ibishaka ku buzima. Urabona nk'abana Pastor Theogene yasize baba bakeneye kurerwa, bagahabwa za ndangagaciro na kirazira by'umuco wa Gikristo, bagatozwa indangagaciro na kirazira by'umuco wa Gikristo. Ntabwo rero Imana yabemerera bajyana, kandi nubwo yabemerera nanone burya Imana ibifite izindi nzira yatungamwo abana bayo. Rero hari filime izina naryibagiwe, hari filime yaciyeho muri Covid. Ni filime yari yakiniwe Covid. None iyo filime yakinye hateye icyorezo gikomeye cyane. Icyo cyorezo harimo umusaza n'umukecuru.
ariko uwo musaza akaba ari umusaza waje kuraruza umukobwa amukuye ku muhanda, umukobwa wiberagaho gutyo gusa nta mugabo agira, ariko aramukunda pe. Uwo musaza we yari muto cyane ku uwo mugore, uwo mugore yari mukuru, uwo mugore yari afite imyaka 34, umugabo afite imyaka 29. Aravuga ati kiriya gikobwa ko ari gikuru kandi kikaba kinduta nkaba ngikunze, buriya uwagikunda ati ko mbona gifite urukundo. Umukobwa aragenda aramukunda, barabana pe. Noneho ikigeragezo cyajemo, haje gutera icyorezo. Wakora ku ntebe gutya icyorezo kikakwata kugapfa. Umusaza we rero we ntabwo byamufataga, yari umukoroperi, umuntu wakoropaga inzu akoresheje rakirete. Yakoropaga mu kabari, agakoropa mu mahoteli, agakoropa mu ahantu hagiye hatandukanye. Noneho uwo musaza amateka ukuntu yaje kugenda, buriya reka mubwire, umusaza yaje gukurikirwa n'abantu bamuhitane kubera yuko badafatwa n'ibyorezo. Umusaza hateye inzara, icyo gihe inzara yarateye bakajya bamwambura ibyo ari guhahira umugore. Yazanaga agafurusu akaza agahereza umugore ati mada, atumva rero buriya jya wigumiraho, ati ndagukunda rwose wa muntu we, dore ni wowe muntu wanjye. Bari bafitanye n'abana, umwana umwe mukuru. Umusaza ubwo ngubwo hagati aho ngo yaje kujya azanira ibiryo umugore, ararya arabyibuha pe. Ariko umugore aza kurwara amaguru ntiyava aho ngaho, arwara akaguru ntiyajya abasha kugenda. Ariko nyuma ukuntu byaje kurangira, nyine umusaza baje kumukubita ikintu ku kaguru, bari kumwaka bya biryo yarazaniye umugore, aza acumbagira bamukubita inkoni y'urubavu. Umusaza inkoni imugeza kure, imugejeje kure akayasindagira, akaza akicara ku ntebe imwe na wa mukecuru. Bakajya bavuga ati rukundo rwanjye ndagiye pe. Undi ati nanjye rukundo rwanjye ati meze nabi, amaguru amereye nabi. Uza agashya bakoze. Umusaza yaragiye azana inzoga isinda, inzoga yo gusinda. Afata ya nzoga yishyiramo ikinini, bariyahura bose, barajyana bose, bahita bagendanira ko. Ngaba abantu bapfiriye rimwe, barajyanye. Hagati aho abakunzi ba Good TV Rwanda, reka twongere turebe amakuru bari gucaracara kuri za murandasi ndetse no kuri YouTube. Harimo akavura gake cyane, muraza kwihanganamo gato. Uyu nguyu ngo yitwa ngo Apotre Yongwe. Uyu Apotre Yongwe nawe ngo afite amashinwe menshi cyane nyuma yuko ava muri gereza. Avuga yuko ngo Imana yamwigishirizeyo byinshi cyane, ikamukoresha iby'ubutwari byinshi, agakora umurimo w'Imana muri gereza. Benshi ngo barihanye ku bwa Apotre Yongwe. Uyu Apotre Yongwe muvugaho iki Daniel? Uyu Apotre Yongwe ni Apotre bisanzwe, ndetse akaba afite na channel bita Viber. Uyu mugabo yaje guhorwa kuba yaratambukije ubuhanuzi ku bantu barimo batura, ati muture, ati uko byagenda kose rero, ati Imana iraza kubasubiza, ati kandi mwese muraza kugira uti muraza gusubizwa. Ibi byose rero byaje kugenda bigaragara, ari nabwo byagaragaye kuri leta nabi cyane, bituma Apotre Yongwe ndetse bamuta muri yombi, aribwo yaje gufungwa. Gusa ariko kuba kandi yaraje gufungwa ntabwo byari mubuze gukomeza umurimo w'Imana. Yageze muri gereza n'ubundi akazi karagakomeza nk'umukozi w'Imana, ari nabwo ndetse Imana yamuteye iteka ryo kuba yafungurwa, bitewe n'uko abenshi muri gereza baje gukizwa. Baravuga bati uyu ni pasiteri wari ukenewe. Apotre Yongwe ngo yakoze akazi katoroshye cyane. Yego. Gusa ariko andi mahirwe nanone umuntu yamuha, nuko buriya Imana iteza ikibazo ifite ikindi ishaka. Yego. Ibyo urabyemera? Cyane rwose. Ubwo yari akwiriye kujya kwigisha bari abagabo rero. Ariko ngo yari yazize amaturo, ngo ikintu kigendanye n'amaturo. Aya maturo rero reka ngusetse. Aya maturo azakora kuri benshi. Gusa buriya buhanuzi bwo kuvuga ngo tura hariya ngo Imana iri buze kuguhanga umugabo, iri buze kuguha iki ngiki, waramubuze. Biriya ni nk'ubutekamitwe. Ese kudatekereza ko Imana wamugisha iri bwohereze, Satani ashobora kuwufata ngo zana iki ngiki ngo Imana ikugirire itya? Oya, buriya ntabwo ari byo. Ni ukuvuga ngo uko byagenda kose, hano Apotre Yongwe yibagiwe yuko hari umugisha uhera mu kirere. Yego. Kandi Imana yawohereje. Ugatinda kugera kuri wa muntu. Wa muntu uraguteza abantu. Yego. Abantu ni abantu. Batandukanye n'imyuka y'ubuhanuzi. Batandukanye no kuba imbaraga z'Imana. Umuntu imbaraga z'Imana zimuzamo zikamukoresha, ariko we ntabwo agira imbaraga z'Imana. Yego. Urumva ko bitandukanye? Biratandukanye cyane. Aha rero nicyo kintu atarasobanukirwa neza.
gusa Apotre Yongwe icyo mukundira yavuye muri gereza avuga yuko Imana yamucuze neza kandi yamwigishije, ngubu agiye kujya atambutsa inyigisho nzima rwose ngaza n'abantu kuri Kristo neza. Ariko imvura yabizanye niba itari butuzengereze sinzi, gusa ariko ikiganiro cyacu ndumva turi bugenera hafi gato cyane. Reka tuvuge kuri uyu muhanuzi nawe Theogene. Uyu muhanuzi Theogene nawe yunze mu rya mugenzi we Prophete Noel, ati ngiye kurongora mu diaspora. Buriya mu bakozi b'Imana hamaze iminsi harimo ibintu bisa n'ihangana, ariko nibyo ngo bagaragaze yuko ngo bakorera Imana cyane, ngo Imana ngo ivugana nabo cyane. Uyu muhanuzi Theogene nawe yagiye kuri mikoro bya bindi twanengaga Prophete Noel, ati ngiye no kurongora mu diaspora maze. Inka rero bakozi b'Imana mugerageze kwihesha agaciro nk'abakozi b'Imana bagabura ibyayo. Niba Imana ikweretse ikintu ikakikwereka kuri runaka, si ngombwa ngo ugende ugitangaze kuri mikoro, ahubwo genda umwegere, niba ngombwa murebe icyo mwakora, musenge Imana ibafashe. Si ngombwa kubibwira rubanda batizera n'ibyo muri kuvuga aho ngaho. Uyu Theogene se uwo mudesipora yamuvuze izina? Ntabwo yamuvuze izina, ariko numva abenshi babyumvise nko kwiyemera. Yashyizemo ubwenge da, yaragerageje. Bakunzi ba Bwundu TV Rwanda, reka duhinire aha ngaha. Imvura yabizanye. Ibiganiro byacu nakagaruka. Turabakunda cyane. Mwibutse utarakanda kuri subscribe, nicyo gihe cyo kubikora, ukaba utera inkunga ibiganiro byose bya Bwundu TV Rwanda.